Bakristo bavandimwe rero nk'uko mubizi amazina ni yayandi banyita Uzabakiriho Gilbert, nkaba ndi umusore ushima Imana. Reka dufatanye indirimbo y'ijana, indirimbo ya 68, ngo nakibasha guhesha gukiranuka mu bisi no mu ijuru. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu ijuru, keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yatwuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yatwuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo, nimukerezwa ahubwo mutebuke mwozwa imitima yanyu neza, wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yatwuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yatwuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate, wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yatwuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yatwuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, no kwiyambura iyo myambaro mibi Yesu atwambikiye y'ubukwe, wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yatwuhagije amaraso, mbese imyambaro
mbaro yawe irera wogejwe ntahenda Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwoya twuhagije amaraso mbese imyambaro yawe